Niki kigira uruhare runini mu buzima bw'umuntu? Ese ni amafaranga, ese ni amashuri menshi, ese ni imbaraga z'umubiri gusa, cyangwa ni ukuntu umuntu atekereza? Iyo umuntu atekereza neza, ubuzima bwe nabwo bugenda neza. Iyo atekereza nabi, ibintu byose bimubera umuzigo. Gutekereza neza si ibintu byiza gusa, ahubwo ni ubuzima. Ni amahitamo umuntu afata buri munsi. Niyo ibintu bigoye, niyo ubuzima butagenda neza, gutekereza neza ni nk'urumuri rucana mu mwijima, ni nk'isoko y'amahoro, ni nk'isoko y'icyizere, ndetse ni nk'imbaraga zo gukomeza urugendo. Ushobora guhita wibaza utese bundi ni gute umuntu yatekereza neza? Nko mu gitondo mbyuka nzi icyo ndi bukore, nimugoroba nkatanze icyo ndi bukurikizeho. Ese gutekereza neza ni gute? Ariko iyi video nicyo nayikoreye, ndagira ngo nkwereke neza igituma udatera imbere. Ibitekerezo byawe bibi ndashaka kugira ngo ubyikuremo, ushiremo ibitekerezo byiza. Gutangira umunsi ufite ibitekerezo byiza bishobora guhindura ubuzima bwawe. Iyo uhisemo kwibanda ku byiza aho kwibanda ku bibazo, bituma ubona amahirwe aho abandi babona imbogamizi. Erega imitekerereze yawe niryo funguro ry'ubuzima bwawe. Iyo wubakiye ku cyizere no kwihangana, biguha imbaraga zo gutsinda ibikomeye byose. Emera ko ubuzima bw'umuntu bushingiye ku mitekerereze ye. Nta kintu na kimwe cyagera ku muntu atabanje kugitekerezaho. Gutekereza neza niryo pfundo ry'iterambere, niryo pfundo ry'ibyishimo, amahoro yo mu mutima. Iyo uhisemo gutekereza nabi ni nko kwiyicira inzira mu buzima, ariko iyo uhisemo gutekereza neza uba wihaye uburenganzira bwo kubaho ubuzima bufite icyerekezo. Tukaba tudatinze, reka turebere hamwe ni ibiki umuntu yagakwiye gutekereza neza, ibyo atekereza nabi akabishyira ku ruhande, kugira ngo nawe ubashe gutera imbere ugire aho wigeze. Ikintu cya mbere, ntugatekereze ko ibintu bigoye. Ibihe bigoye ntabwo bivuze iherezo. Buri wese anyura mu bihe bigoye, ariko gutekereza neza bikwereka ko ibihe bigoye atari iherezo ry'ubuzima, ahubwo ari ishuri ryo kwigamo no gukura. Ukwiye kureba kure, ukizera ko ejo hazaza hashobora kuba heza kurusha uyu munsi. Ikindi kintu cya kabiri, vision gives life a purpose. Without vision there is no direction. Gira icyerekezo. Iyo umuntu atekereza neza ahorana icyerekezo. Nakora ibintu kuko abandi babikoze, ahubwo akora kuko azahajya. Aba afite intego, akagira gahunda, kandi ntatinya gutsindwa kuko abona ko gutsindwa ari inzira y'intsinzi. Icya gatatu, believe in yourself. Kwizera no kwigirira icyizere. Because confidence is a key to success. Imitekerereze myiza ituruka mu kwizera. Kwizera Imana, kwizera ejo hazaza no kwigirira icyizere. Iyo wigiriye icyizere, abandi nabo barakwizera. Iyo wizeye kuzabigeraho, n'iyi nzira yaba ndende ntabwo uyivamo. Icya kane, surround yourself with positive people. Gira inshuti zikuzengurutse zitekereza neza. Because your circle determines your success. Abantu tugenda duhura nabo bagira uruhare mu mitekerereze yacu. Gira inshuti zikubwira amagambo meza, amagambo akubaka. Irinda abantu baguca intege. Shaka abantu bagufasha gutekereza neza, kuko nabo bazagufasha kubaho neza. Icya gatanu, kwirinda amagambo mabi. Words have power, choose them wisely. Amagambo tuvuga cyangwa twumva buri munsi agira uruhare runini mu mitekerereze yacu. Speak words that build, not destroy. Rero ujya wirinda amagambo yo kwiheba, amagambo y'agasuzuguro, nayo kubwira abandi ko batazabishobora. Vuga amagambo y'ibyiringiro, amagambo y'ubwuzu, kandi yubaka abandi. Icya gatandatu, kora imyitozo ya buri munsi. Practice positive daily. Gutekereza neza bisaba imyitozo buri munsi. Wibwira uti ndabishoboye, ndi umuntu w'agaciro, nzabigeraho. Ibi bizatuma wiyubaka, ugira imbaraga mu mutima ndetse no mu bwonko. Si amagambo gusa, ahubwo ni ubushobozi burimo kwiyubakamo. Icya karindwi, kureka kwigereranya n'abandi. Don't compare yourself with others. Be the best version of yourself. Bimwe mu bigusha mu mitekerereze mibi ni ukwigereranya n'abandi. Buri wese afite igihe cye, inzira ye n'impano ye. Jya wibanda ku byo ushoboye, ku byo ushaka kugeraho, maze ubyubakireho. Ibyo abandi ntibikuraho agaciro. Icya munani, gusengera imitekerereze yawe. Pray for a positive mind. Ijambo ry'Imana rivuga ko tugomba guhindura imitekerereze yacu. Buri munsi jya usengera ibitekerezo byawe. Saba Imana ikuyobore gutekereza ibikwiye, ibigororotse, ibiteye ishema. Ibi bizatuma ubaho ubuzima burimo amahoro ndetse n'icyerekezo. Icya cyenda, ihanganira abavuga nabi. Ignore negativity, stay focused. Abantu bazakuvuga nabi, bazakubwira ko ibyo ukora ntacyo bimaze, ariko igihe utekereza neza uba uzi ko amagambo yabo adakuraho igitekerezo cyawe. Ntukemere ko amagambo mabi y'abandi akubuza amahoro. Menya ko byose bitangirira mu mutwe. Nta gikorwa na kimwe kizagerwaho hatabayeho igitekerezo nyacyo. Inzozi zawe, intego zawe, n'ibyo wifuza byose bitangirira mu mutwe wawe. Niba uhindura imitekerereze yawe, ubuzima bwawe nabwo buzahinduka. Reka tuvuge kuri iki kintu ubundi dusoze. Gukunda ubuzima bwawe. Hari igihe abantu batangira kwanga ubuzima bwabo kubera ibibazo banyuramo, ariko gutekereza neza bituma umenya ko ubuzima ari Imana. Niyo mpamvu ukwiye kubukunda uko buri kose, kandi ukabukoresha neza. Emera kubabarira no kurekura. Imitekerereze myiza ikenera umutima utaremerewe. Jya wiga kubabarira abaguhemukiye. Ibi bigufasha kugira umutima woroshye, witeguye kwakira ibyiza biri imbere. Jya umenya gushimira ibyo ufite. Iyo umuntu yiga gushimira, niyo yaba afite bike, bituma abona byinshi. Gushimira ni umuco w'abatekereza neza, bituma ubona ubuzima bwawe bugenda neza. Igisha abandi gutekereza neza. Niba wigeze gutekereza neza, fata umwanya wigisha abandi. Umwana wawe, inshuti yawe, cyangwa uwo mukorana. Iyo usangije abandi ibyo wize, birushaho kugukomeza no kugufasha gukura. Inshuti yanjye, guhindura imitekerereze yawe ni intambwe
intambwe ya mbere yo guhindura ubuzima bwawe. Tekereza neza, vuga neza, ukuri bikwiye. Uri Imana ikomeye, ibitekerezo byawe nibwo buzima bwawe. Haguruka, tekereza neza, ubeho neza. Ubu buryo bwo gutekereza neza ntabwo ari ibanga, ni ukuri. Iyo utekereza neza uba ugenzura ahazaza hawe. Wowe ni wowe wenyine ufite imbaraga zo guhindura ibintu mu buzima bwawe. Haguruka, hitamo gutekereza neza, kandi ubuzima bwawe buzakurikizaho kuba neza. Uvuga ko ibitekerezo bifite imbaraga, ni ukuri. Iyo utekereza neza habaho ubushobozi bwo guhindura aho uva ndetse n'aho ujya. Imbaraga zose zo guhindura ubuzima zitangira mu bitekerezo byawe. Ntitugomba gutekereza ko tutabishoboye, tugomba kwemera ko dufite ubushobozi bwo gukora ikintu cyose dushaka gukora. Iki ni igihe cyo gutekereza neza. Gutekereza neza ni intambwe ya mbere yo kugera ku ntego zawe. Ubu nkeneye kumva ibitekerezo byawe. Urashaka guteza imbere ubuzima bwawe? Ese ni ryari wagerageje gutekereza neza kandi byagutwaye iki? Byandike muri comment. Ikiganiro cyo ni isomo ry'ubuzima kuri Rwanda Event TV.